cyane kandi turagusubiye hano mu rugo iwawe nyuma yo kumenya ko umugabo wawe yatawe muri yombi ejo urakomeye. Ubu rero icyo tugusaba ni ukubanza ukibwira abaguteze amatwi kugira ngo bakumenye, ubundi utubwire ese Theoneste ise w'abana bawe yafashwe ate, byagenze bite, byatangiye bite mbese? Kuko naguhamagaye ijoro ryose ndakubura telefone yawe itariho, n'ubunje nikandagira avuga ngo wasanga nawe udahari. Byagenze bite? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Tumwari Chantal, ndi madamu wa Theo nk'uko muri kubivuga. Byagenze bite? Bamutwaye ryari? Bamukuye hano, bamukuye ahandi? Tungeho make uhereye ku muzi w'ikibazo uko byagenze. Bamukuye hano ejo nka saa 10, yari ari hano ejo nka saa 10. Hari umuntu wamuhamagaye amubwira ko amushaka, hari akantu bashaka kuganira. Bahurira rero hano muri quartier, ni hano hafi. Akigerayo ubwo ngo yahise abona abapolisi n'abandi bantu bakora muri RIB, ahenda bamwambitse amapingu. Ubwo rero muri ako kanya tutaranabimenya, nanjye nagiye kumva numva abantu bageze hano mu nzu, numva umwana arambwiye ngo hano hari abantu bagushaka. Ndababwira ngo ndaje. Ntinzeho umwana aragaruka arambwira ati ni abapolisi. Ndasohoka, nsohotse rero bahita bambwira ko bafite igipapuro cyo gusaka. Ndababaza nti se umugabo nyir'urugo mwamubwiye? Arambwira ngo twamubwiye nawe araje. Bakibivuga rero rwose mu kanya gatoya nabwiye nta kibazo, ngiye kubona mbona araje, asa yambaye amapingu, numva ni ibintu bintunguye. Utaragira aho ngaho batubwiye ko mu masaha 10 ari guhamagaye. Bamuhamagaye nta kimenyetso na kimwe cyabayeho. Kenshi iyo bajya gufata umuntu hari ukuntu haba utumenyetso tugaragaza ko ishyamba atari ryeru. We nta kimenyetso na kimwe umunsi wose wari mutaraga nk'uko bisanzwe, cyangwa uyu munsi udasa nk'iyindi? Wari umunsi nta kibazo na kimwe cyari gihari. Nta kibazo na kimwe cyari gihari, twari twiriwe neza nta kibazo. Gusa n'ubundi muri ayo masaha nko mu masaha 10 cyangwa wenda zitaragera sinzi, ngenda gutangira kubabona nko mu masaha 10 hano ku muhanda. Wabonaga baki? Hano ku muhanda hari abo bagabo, bamwe muri abo baje bakora muri RIB n'abapolisi, ariko kubera ko umuhanda nyine ari nyabagendwa nkagira ngo ni babandi bakora patrouille, ni abantu bafite ibintu runaka bashinzwe. Narababonye rwose, nari nagiye kugura amayinite ku muhanda ndababona, nibaza nyine, ariko ndavuga nti buriya ni abagenda mu muhanda cyangwa abafite ibindi bintu bashinzwe. Ariko gusa mu kuganira bari gusaka batubwiye ko baje kare, kandi twarabibonye kuko na mudugudu n'umuyobozi w'umutekano nawe yari abizi, bari babimubwiye. Nabo bari bageze aha ngaha? Nabo bahageze nyuma, ariko ngo bari babizi kuko nabo bari hafi hano, bari bahari. Ushatse kuvuga ko hari amasaha menshi bashobora kuba baragenzuye ino nzu n'uru rugo mutabizi ko bahari? Baje kare kuko nabo batubwiye ko bahageze kare. Nuko wenda umuntu atamenye ibyo ari byo, ariko kuba barahageze bari bahari. Baravuga ati ntabwo twari bubibabwire, twashatse kubatungura, urumva nta kindi kintu. Nibwo navuze nti rwose n'ubundi nta kintu muri inzu yacu, nta kintu dufite cyo guhisha, nta kibazo. Icyo gipapuro cyo gusaka barakikweretse? Barakinyeretse, n'umutware wanjye barakitweretse. Cyasinyweho n'uruhe rwego? Ni RIB cyangwa ari parike? Ni RIB. Ubu ni yita parike? Nabonye ari icya RIB kuko baje ari aba RIB, nabonye ari RIB. Hanyuma uti ngiye kubona mbona Theo aje bamwambitse amapingu, uti byaragutunguye. Bimaze gutungura abakozi iki, wabyitwaye muti? Bimaze kuntungura, narababajije ndababaza nti kubera iki mumushyizemo amapingu, ni ikihe cyaha? Bamwe barambwira ngo ni uburenganzira, ariko nyuma uburenganzira bwo kumwambika amapingu ntabwo bansobanuriye neza. Ndavuga ntabwo ibyo bintu byumvikana. Niba umuntu afite ikosa wenda murimbwire mbimenye. Bambwira ati ni uburenganzira, ariko nyuma haza undi mwafande akorera hari i Remera naho hari ku
cyicaro cya RIB. yari afite inyenyeri tungahe? Oya ntabwo iby'inyenyeri mbizi nzi ko ari afande baba bambaye amakoti, ntabwo wamenya ngo afite inyenyeri. Aha rero niwe waje nyuma arambwira ati madamu bambwiye ko wababaye wabajije ikibazo, ndavuga ntakibajije ariko sinasubijwe. Ansobanurira impamvu, arambwira ati rero nk'ubu twaje hano tuba tugomba gushaka gukora uburyo bwose duporotegitinga umuntu kugira ngo ati hari igihe ushobora kugera ahantu umuntu akazana amahane cyangwa akiruka, yakwiruka mfite imbunda yanjye nkaba ndamurashe. Ndamubwira nibyo rwose ntabwo bansobanuriye, ubu uransobanuriye ndumva nyuzwe nta kibazo. Ubwo rero nuko byagenze, igikorwa nyine cyo gusaka nyine kirasakwa, ibikoresho byose. Basatse ibiki n'ibiki? Basatse hehe? Ahantu hose nta hantu batasatse. Inzu yose barayijajaze? Inzu yose barahasatse, ntaho basize. Urabona ko hano, urabona ko nta bikoresho birimo, nta gikoresho na kimwe gihari. Hano turi muri studio yanyu, njya mbona ubundi harimo ibikoresho byinshi cyane niyo mwakora ibiganiro, ariko ndabona uretse aya meza wicayeho bibuza amajwi kwinjira, ibindi ndabona bidahari. Biri hehe? Barabitwaye. Bakavuga ko bagiye kwimaza iki? Nyine iyo basatse barabitwara, baba bafite impamvu y'ibyo bagiye kureba. Batwaye ibiki n'ibiki? Ibikoresho byose, ibintu byose wavuga ngo batwaye ibyo ubona, ibyo umuntu byose akoresha. Ibyano muri studio kubona mashini biki byose, ibintu byose. Computer bazitwaye? Zose, amatelefone byose n'amamikoro byose, nta kintu na kimwe cyasigaye. N'amaflash, telefone yawe yarasigayeho? Oya, byose nta muntu hano muri uru rugo ufite telefone n'umwe. Zose barazitwaye. Bagiye kuzimaza iki? Nyine habaye igikorwa cyo gusaka, bikavamo ko ari byo bajyana. Ntabwo bavuga ngo mugiye kuzimarisha iki, buriya nibo baba bazi icyo bagiye kubikoresha. Ariko wowe usigaye ufite uburenganzira bwo gukoresha telefone, ufite uburenganzira bwo gukoresha itumanaho niba utafijyanye gufungwa. Nyine byabaye ngombwa yuko telefone zose zigenda, nta telefone n'imwe dufite hano muri uru rugo. Dusubire inyuma gatoya, baje hano yambaye amapingu icyo gihe bagaruka, wigeze ugira amahirwe yo kuvugisha? Nta kibazo kuko basatse duhari. Ndavuga wabonye umwanya wo kuganira na telefone cyangwa kugira ati ndakeka ko impamvu banyibutse amapingu ari iyi n'iki? Oya, nawe ntabwo yiyumvaga ibyo ari byo, ntabwo yigeze yiyumvisha ibyo ari byo, nta mpamvu n'imwe umuntu yumvaga. Wenda gusa njyewe akantu natekereje, ariko nakitekereje ku giti cyanjye, kubera ko yari yatangaje ko uyu munsi ku itariki 14 hari bube ikiganiro, niba ari umunsi ngarukamwaka wa Ingabire Day. Yari yavuze ko ari bugishyire live, yari yabivuze ku Mubavu saa 8. Ubwo rero nyine bakiza nahise niko agatima kahise kavuga ati buriya ni cya kiganiro yari bushyireho uyu munsi. Niko nahise mbyitekereza, ariko ntabwo mbizi, natekereje ko ariyo mpamvu. Ninjye wabyitekerereje, nta wundi muntu wabimbwiye. Niko kantu kahise kaza, numva nyine nicyo, kuko nabo n'abajenise hari ibindi byo afite, avuga ati nta kibazo, ariko tuje gusaka nyine. None ko wari uburenganzira bw'ufatwa kubwirwa icyo afatiwe n'impamvu yacyo, barayibabwiye, banze kubibabwira kubera ko ntibabibabwiye kubera ko mutabibajije, cyangwa baribajije banga kubibabwira? Batubwiye ko nta mpamvu, ibyo baje ari ugusaka, baranamujyana. Njye nyine numvaga ko ari niba ari mashini batwaye, wenda ari kugenda bereka, niba ari byo babonyemo wenda asobanura n'urugero sinzi, ariko icyo yafatiwe ntabwo bigeze bakimubwira, ntabwo bigeze bakitubwira. Gusa batubwiye ko baje gusaka. Telefone bakuye muri ruguru z'indari? Bakuye telefone 5 zose barazitwara. Nta muntu wundi batwaye bamuvanye mu rugo bajyananye nawe, cyangwa abandi bagiye bavana hanze? Kuko ribu yavuze ko ifunze abantu 6. Oya, abo 6 ntabwo tubazi, nanjye ntabwo mbazi, usibye kubyumva mubivuga, kuko n'izo mpuza nta hantu nzibonera. Umugabo wanjye yagiye wenyine, ubwo abo bandi nta hantu mfite nazibonera. Ndavuga ngo ndajya kuri Twitter cyangwa ndajya kuri YouTube. Yavuye hano bamujyanye ari umwe, ubwo abandi nabo bavuye ahandi, yagiye ari umwe. Kandi nkeka ko
isaka ryatangiye nko mu ma saa 12 baba bahageze mbere yaho rirangira mu ma saa 5 z'ijoro. Ubwo rero yavuye hano wenyine, imodoka yamujyanye wenyine, kuko mbere y'uko bagenda twabanje no kujya hano hepfo ahantu imodoka iri nayo barayisaka. none ko imodoka iba ari iy'umuryango itari iy'ufunzwe gusa ngo usigaye ayibuhe uburenganzira, barayitwaye bari basigaye oya imodoka yo irahari nta kibazo. Barayisatse gusa bakimara kuyisaka nyine barasaka, ibyo basakamo nta kintu na kimwe babonye usibye wenda ibyo bikoresho batwaye, wenda n'impapuro z'umuntu ku giti cyiwe n'ibyangombwa bya mabukwe twari dufite by'ubutaka, ibi byose barabitwaye, ariko nta bindi bintu bidasanzwe bigeze basaka ngo babe babona mu rugo rwacu bindi bidasanzwe. kuki mwemeye ko twari bitakoresheje icyaha, ibi byangombwa by'ubutaka babitwaye ntibigaruke bigahera? Oya ntabwo byahera kuko ibintu byose bagiye babyandika. Ntekereza ko wenda nabyo wenda iyo bagiye kugenza ibyaha basanga bareba ku bintu byose, wenda nabyo wasanga aricyo bagiye kubirebaho. Ntabwo wababwira ngo mwijyane ibi mwijyane ibi, bafite uburenganzira icyo bashaka cyose kujya kukireba. dukurikije amasaha batubwiye basatse, aho batangiriye n'aho basoreje basatse amasaha arenga 6. ni ubunebwe bw'abasakaga, ni ubuke bw'abasakaga, cyangwa ni ubwinshi bw'ibyasakwaga? Ntabwo ari, ntekereza ko ndashobora kuba atari ubunebwe kuko bagendaga akantu ku kandi, agapapuro wese mana yanjye, bari abagore 2, ndumva bashobora kuba bagera nko muri 6 cyangwa 7 n'abapolisi ku ruhande. bose hamwe abambaye civil n'abapolisi bavanze, abari mu gikorwa cyo gusaka bari 7. Abari mu gikorwa bari nka 7 cyangwa 6, kuko uko kuvuga ngo baragira buri gapapuro ku kandi kose barakarebaga. Ntekereza ko ntabwo ari ubunebwe bagize. Niba umuntu agenda areba agapapuro agasoma areba ibiriho, ntabwo ubwo nyine byasabaga nyine ko nabo babanza gushishoza kugira ngo ibyo bareba babigenzure neza. uvuze ko wagiye kumusura ngo urebe ko ameze, bigeze bamuha? Oya usibye kumva ko hari umuntu waje hano mu gitondo, Cyuma yaje hano ntanabizi, urumva nta telefone nari mfite, nta nimero z'umuntu n'umwe nari mfite. navuganye na Cyuma saa 9 z'ijoro amaza ngo mubaza byatiyongera mubaza niba ari mu bafatanywe nawe, ahambwa ati Theo ahubwo mubwira ko ari umubavu, ubwo yazanye cyangaje kureba ko yaje ni nawe wanyeretse ibyo polisi yashyize ku rukuta rwayo rwa Twitter. Njye ntabwo nari mbizi, nsanga nyine ngo nyine biriya bashyizeho ngo ibyo yazize, nsanga nyine ngo handitseho ko ari i Remera hariya kuri RIB. baranditse ko bamwe ari Remera abandi bari ku Kicukiro. Ari i Remera. Ubwo rero muri urwo rwego nagezeyo, nageze i Remera, ndagenda nyine njya kumureba. Aho ngeze bakambwira ati ko twumva uyu muntu ntawe uhari. Nza kugira amahirwe mbona umwafande wari uhari nawe ejo. Mubaje gusaka, ndamubaza nti ko naje kureba umuntu wanjye ari hehe, ndamubona gute? Aza kunsobanurira rero, arambwira ati ari Kimihurura, afande Michel niwe wamutwaye. Ubwo rero ndavuga, arambwira ati genda Kimihurura ubabwire ko ugenda ubabwire ko nkubwiye ko baguha afande Michel niwe uri bumuguhe. Mpandagiye rero nanatinze. Uyu yakubwiye amazina yese nibura cyangwa yakubwiye? Uyu w'i Remera yitwa Kabayiza Patrick. Rwose Kabayiza Patrick, Kabayija. Niba ari Kabayiza niba ari Kabayija naho ngaho Patrick, gusa ndanamushimiye, yanyakiriye neza, yabimbwiye neza, bimfashamo neza, tugende baguhe afande Michel. Atugende umugire aramuguha niwe wamutwaye. Ati ntumuzi? Ndamubwira ndamuzi, umwe mwari muri kumwe. Ndagenda rero ngezeyo, ntabwo nyine byagenze neza, ntabwo banyakiriye neza, habayemo no kunsuzugura. Bakajya bambwira ngo afande Michel, we yambwiye ko afande Michel bahari ari 2, ari umugabo n'umugore. Ngezeyo mbabwiye Michel w'umugabo,
bambwira ko ba Michel bahari ari babiri batamenya kubatandukanya, ngo nimbabwire irindi zina rya Michel. Bambwira njyewe afande yambwiye ko ari Michel kandi ni umugabo. abakwakiye nawe bakagusuzugura nabo ku Nabo muryango kuri mugari reception aho uvuye mugari uvuye handi ku irembo uri winjiyemo muri hahandi. kakumba basakiramo abantu Oya, bakandika mu hakurya yaho handi barika mu gitabo naho ugiye kuri office kuri Ah. reception ya office niho nageze nyine nabonye ko bansusuguye wenda bagusubira sinzi niba n'umugabo ariko n'umugore n'umugore yansusuguye akajya ansubirishamo ngo nakubwiye ngo genda uzane ngo nimero za Fande Michel, kandi urabizi ko nimero z'abafande ntabwo bakunda kuzitanga. Uyakubwiye ati ngewe ndibabwira ngo Afande Kabayiza Patrick arantumye ngo baguhe Afande Michel. Urabizi ko ari we mugabo. utarihuta cyane wagusuzuguye n'umugore Ni umudamu rwose ubwa kuri reception yamunyimye ndamubwira none se niba unyimye Afande Michel, umugabo wanjye uri hano yaje ejo nta nkweto afite, nta brosada, nta korogati, nta sabune, ntabizanye. Arambwira ngo yansubije ngo ni muri kovide ntabwo gusura byemewe. muri covid isuku ntiyemewe gukorwa Birashoboka ko itemewe. Urumva arambwira ngo ni muri covid ntibyemewe gusa. None se nzamubona gute? Arambwira ngo nagukenera azaguhamagara. Ndavuga se nankenera umuntu ufunzwe agira telefone, nampamagara se azamuhamagarisha kuki? Ko nanjye yanjye bayizanye. Birangira rwose ambwiye ati taha, njya kunsubira hirya kuri reception ndavuga ni ko nimero za Fande Michel ko bazinyimye bakaba banze no kumuma ati nibamuguye. Ndavuga bamunyimye, umugore akajya akomeza asohoka ngura mugore ko atagenda. none uwo muntu wagusuzuguye nta mazina yari yambaye ku Oya ntago nabigiyemo. Harimo amasangare. Akora kuri reception pe. harimo amasangare Nagezeyo kare mu saa sita, ariko nyine kwa gutonda imirongo mutegereje byageze nko mu saa saba uroshye. yigaye ko gusebya RIB atanga serivisi idakwiye itajyanye n'amategeko. Yansuzuguye ahantu mvuga ko yansuzuguye, nasohotse njya muri ya reception yindi yo ku muryango njya kubaza nti koko mwanshakiye nimero za Fande Michel ko Afande Kabayiza yamuntumyeho akambwira ko mureba bakaba banze kumumpa. Agakomeza akankurikirana bigira ndavuga none ubwo namwe ntazo mufite reka nsohoke ntaye. Imodoka yari iparitsemo imbere n'umushoferi nawe ubwo babashushubikanyije ngo nibasohoke bagende ngo ibyabo byarangiye. Ndavuga reka ntambike hirya njye kureba aho imodoka iri, noneho ngiyemo dutaye kubera ko ubona agiye kureba baramunyimye. Na Fande wamutwaye bamunyimye banze ko tubonana nta kindi. Umugore wanjye ntambika arasohoka reka kwakira abantu, arahamagara mu kibuga ngo uriya mugore arajya he, uriya mugore arajya he. Ndangije amaze kubivuga ndamubwira njyewe ngiye kureba imodoka yandi, ndamubwira ngo yanjye. Ngo none se ngo iri hehe? Ndamubwira nubwo mbushije ariko mbonye ntayihari. Ngo none se niba ari yawe ngo ninde wayitwaye? Ndavuga ni umushoferi. Ariko nanga gukomeza kugira, yaretse kwakira abakiriya arasohoka aza kunkurikira kandi mo imbere harimo abantu. biterwa n'ibyo n'amabwiriza buri aba afite kuri dosiye ya buri wese. Ntabwo mbizi, ariko niba ariko asanzwe rwose ntabwo biriya ari serivisi nziza. Nahise nasohotse nsanga n'imodoka sinzi aho bayijyanye, ngenda n'amaguru, nza kugenda n'amaguru gusa nuko naje kwegera umuntu wa mitiyu nshaka nimero z'umuntu nzi, ndamubwira umpamagarire runaka ambwira ahantu bari. Ngira amahirwe arabampamagarira mpagaze ku wa mitiyu, numva bambwiye aho bari. uko bakwakiriye wabyakiriye ute? urabivugaho iki? Banyakiriye nabi kuko nababaye niba ari kuri serivisi zitangwa, ariko ndashimira abantu b'i Remera. Hari ako gataje, hari ukuntu ugera ahantu ukumva ntushaka kuzongera kuhasubira. Metropolitane ko bahita Metropole bakira neza, ntabwo bashihurana nta misheya, ariko hari ahantu ni ubwa mbere nari mpagiye, ariko hari aka Kimihurura niyo dikota bayita dikota. niba koko ari kuriya bakira, ni ukuri birababaje. Murakoze.
urasoreza ubu nta jambo wakongeraho oya ndumva risaba wenda uvuga uti icyifuzo cyawe icyifuzo cyanjye ni iki n'iki. icyifuzo cyanjye ni uko Vuga icyifuzo cyawe. Ubaza Icyifuzo cyawe ni ikihe urebye uburyo umugabo yafunzwe, urasaba iki, urifuza iki muri make? njyewe icyifuzo Ijambo rya numva- nyuma. icyifuzo numva ni uko niba koko hari ibyaha umuntu akurikiranyweho yabigaragarizwa, cyangwa n'umuntu we akagira uburenganzira kugira ngo babonane. Ntekereza ko niba afunzwe, niba koko ari ibyaha babona ari ibyaha, usibye ko nta byaha umuntu abonamo, ariko ari ibyaha bahana umuntu uburenganzira, umuntu we bakabonana. Niba akeneye umwunganizi mu mategeko nkaba namushaka, nkashaka ubushobozi nkamushaka. none se ko RIB yanditse ko hari itsinda ryafungiye i Remera n'iryafungiye ku Kicukiro muri bandi batandatu, ukajya ku Kicukiro bakakubwira ko umugabo wawe ari ku Kacyiru hedikota ya RIB, ukagerayo ntibamukwereke, ni iki gihamya, ni iki cyizere watahanye cy'uko yaba ariyo? Icyizere cyo ntabwo navuga ngo wenda mfite icyizere, usibye ko afande yambwiye ati afande Michel niwe wamutwaye, niho ari, nta kindi. Kuba ntaramubona nta kindi cyizere wenda navuga ngo niho ari cyangwa ni iki. Igihe cyo nifuza ni uko nagenda nkabonana nawe. Ntekereza ko kuba bagiye kwandika biriya bintu kuri Twitter, wenda baganire bakaba bamubwiye wenda ibyaha yaba yarakoze. Njyewe nifuza ko nagenda nkabonana nawe tukaganira, nkamenya ibyo byaha, nkamenya niba akeneye umwunganizi. Byose ni njye bireba, nta wundi muntu wundi bireba. gereranya iyi situation n'iya mbere afungwa, aho ubona bigereranya ukabwira ati Aho bikomeye cyane. aho byoroshye neza. Gusa wenda sinavuga ngo aho biteye impungenge, mbere yari yarenze ku mabwiriza ya covid, ari kumwe n'abantu babiri, nubwo atari we wenyine, n'abandi bose bahuraga n'abantu babiri. Ariko ubu ngubu kumusanga mu rugo, niba umuntu yakoze icyaha, ubundi tumenyereye ko niba wowe William wakoze icyaha uhamagazwa ukajya gusobanura ku byaha wakoze, ugahanwa cyangwa ugasaba imbabazi. Niba rero umuntu ajyanywe gutyo baje kugusaka, njye nta nubwo menyereye ko iyo umuntu baje kumusaka bahita bamufunga, ntabwo ari ibintu bimenyerewe. Niba ibyo byaha yarabikoze ntahamagazwe ngo abwirwe amakosa yiwe yakoze, urumva ni ibintu nyine biba biteye impungenge umuntu aba atazi. Ariko nanone ntekereza ko nta byaha, niba ari ibi bya Ingabire Day wenda yavuze ko ari bushyire kuri live cyangwa ibyo yagize, ntekereza ko ari ibintu umuntu yahamagazwa akisobanuraho cyangwa akanasaba imbabazi. Kuri wowe ibyo wumva byavamo icyaha? Oya, ntabwo ntekereza ko byavamo icyaha, ahubwo wenda uwo bibangamiye abona ari ibintu wenda bibongamye cyangwa bibangamiye igihugu, ntekereza ko abonye wabikoze ashobora no kubwira ati William, biriya bintu wavuze uzakora ntuzabikore bitewe n'ibi ngibi, bitewe no kugira ngo ubundi mu buzima bwose inama ni nziza, zibereyeho. Umuntu abona ari ibintu bibi ugiye gukora akakugira inama, ntabwo wamusuzugura. Dusoza, bakubwiye ko ari kuri hedikota Kimihurura, ese naho yaraye cyangwa yaraye i Remera bamujyana hedikota mu gitondo? Ibyo byaho yaraye byo ntabwo mbizi, ariko bamuvana hano bambwiye ko bamujyanye Kimihurura. Iby'i Remera byo ntabwo Nibyo wasomye kuri Twitter? nibyo bambwiye kuri Ntabusomeye. Twitter, bansomeye kuko ntabwo nabisomye. Urakoze cyane, turagushimiye, ukomeze kandi wihangane, kandi twifuriza amahirwe muri uru rubanza mutangiye. Murakoze cyane.